Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Umaze igihe kirekire utakambira Imana uyisaba yuko yakurengera, yagukiza cyangwa se yakwigaragariza mu kibazo cyawe, cyangwa de votre de jive yakwiyereka mu bihe bikomeye urimo. Reka nkubwire ngo kuri uyu munsi Uwiteka yumvishe gusenga kwawe, Uwiteka yumvishe gutaka kwawe. Umaze iminsi utaka. Iri ni ijambo ryo kwizereramo, muri kumwe na Profete Gildas Ibanga ry'Urukundo. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 40 umurongo waho wa 2 haratubwiye ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Uwiteka yumvishe gutaka kwawe, Uwiteka yumvishe gusenga kwawe, Uwiteka yumvishe gusenga kwawe, Uwiteka yumvishe gusenga kwawe. Mana, urakoze kubwo kumva gusenga k'umwana wawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze yuko wumvishe ibyo gutakira n'ibyo yarari kukubwira, none kuri uyu munsi ukaba wumvishe gusenga kwe. Nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu.